mu mvura nyinshi y'umuriri, mu muyaga w'umusakambura amazu ndetse n'inkuba z'insatura amabuye. Ibu byumve neza ko bitari bihagije kugira ngo ikiri ku isi cyose kibe cyamaze kurengerwa n'amazi. Usibye ubwato bwonyine bwa Nowa bwarerembaga hejuru y'amazi, nabwo bukarerembeshwa n'ububasha bw'Imana. Ikindi cyose uzi kibarizwa kuri iyi si nzima dutuye cyari cyamaze kurengerwa n'amazi. Imyaka 100 yari ihiritse kugira ngo ubu bwato bwubakwe, maze igihe kigeze Nowa n'umuryango we barokokera muri bwa bwato rutura ndetse n'ibitungwa bike bike. Dore igihambaye ugiye kumva mu matwi yawe kandi ugiye no kurebesha amaso yawe atigeze abona. Nusoza kureba iyi video neza uraza kuba usobanukiwe neza ubwirimbuka ry'isi ryagenze kuva ku iyubaka ry'ubwato bwa Nowa kugeza neza umwuzure urangiye ubuzima bugarutse. Ubaye ari ubwa mbere wisanze hano rero, kora subscribe ufungure n'inzogera, wandike comment y'igitekerezo cyawe ndetse kandi ukore na like kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi bakunda ibintu biganiro bicukumbuye gute. Turi ku muyoboro mugari JP TV show, ikaze mwese murisanga. Dutangirane neza ntusigare, dore ukuntu ibintu byose biteye. Byose bijya gutangira Imana yaremye muntu mu misusire yayo, ariko kandi barema yari umugabo n'umugore, ibaha umugisha ibita muntu umunsi barema. Ibu byumve neza ko Adamu amaze imyaka 130 avutse, yabyaye umuhungu basa mu misusire ndetse no mu ishusho rye, maze amwita Seti. Ntibyagarukiye ahubwo amaze kubyara Seti, Adamu yabayeho indi myaka 800. Kubw'ibyo